hari impamvu Yesu yakoresheje iri jambo ngo birarangiye. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Iri jambo ryakoreshejwe bwa mbere kugira ngo risobanure umurimo n'urugendo byo kuducungura, umurimo n'urugendo byo kuduhuza n'abantu n'Imana, ari ryo Yesu yakoresheje ngo birarangiye. Ari bwo ashatse kuvuga ngo urugendo nari narajemo rwo gucungura umuntu rurarangiye. Baza nk'uyu munsi bavuze ngo twese tugiye kubabarirwa, ari uko tugiye gushaka inuma zinungura. Ndibaza umuntu yakwiruka nka kilometero zingahe, umuntu yakwirukanka bingana iki, umuntu yabyamusaba kuguruka bingana iki kugira ngo abone iyi numa. Ese aramutse ayibonye ko abantu turi abanyabyaha, twese tugasabwa kujya gushaka izi numa, ko twese bigaragara ko turi abakene, inuma twazikura hehe? Ese bavuze ngo tugiye gushaka ibimasa twabikura hehe? Ese tugiye kuvuga ngo tugiye gushaka imfizi twazikura hehe? Yesu ashimwe bene data. Mazina yanjye nanone nitwa Pastor Apolone. Nkaba nje kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana twese ndetse n'abandi badukurikiye kuri Ikamba Calvary TV. Mbanje kubasuhuza. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Ndabashimiye cyane kubwo guhugukira kumva ijambo ry'Imana, ndetse Imana y'amahoro ibaho umugisha. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana tubona mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 19 umurongo wa 28 kugeza ku murongo wa 30. Haranditswe ngo, hanyuma y'ibyo Yesu amenye yuko noneho byose birangiye, agira ngo ibyanditswe bisohore rwose, niko kuvuga ati mfite inyota. Hari hateretse ikibindi cyuzuye vino isharira, nuko benda sipongo yuzuye iyo vino isharira, bayishyira ku rubingo barayimusomesha. Murongo wa 30. Yesu amaze gusoma iyo vino aravuga ati birarangiye. Mwami turagushimiye ijambo ryawe ryiza uduhaye, ndetse risa naho ryasozaga ubuzima bw'umwami wacu Yesu Kristo, ndetse asozesha ubwo buzima avuga ngo birarangiye. Reka uza gutega amatwi, uza gukurikira iri jambo, aze kuza kuronka ibiririmo byose, ibiryuzuyemo byose, aze kuza guhabwa umugisha kubwira ijambo, kandi aze kuza gusobanukirwa kuki Yesu yavuze iri jambo. Nsengeye abadukurikiye bose aho waba uherereye hose, kugira ngo tuze gusangira ijambo kandi n'imigisha irikomokamo yose Mwami tuyihabwe ikomoka mu bwami bwo mu ijuru. Ndabashimiye kandi nshimiye Imana. Reka dufatanye kubw'iryo jambo. Nsenze niyo niringiye izina ryawe Yesu Kristo umucunguzi wacu. Amen. Ndabashimiye bene data rero kubw'iryo jambo dusanze mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 19 umurongo wa 30, aho tubonye ijambo rivuga ngo Yesu aravuga ngo birarangiye. Kubera iki Yesu yavuze ngo birarangiye? Turaza kuza gusanga ubusobanuro bwimbitse bw'iryo jambo birarangiye, impamvu Yesu yarivuze, ndetse rikaba ari naryo risoza ubuzima bwe, kandi mu rugendo yarimo tuze gusobanukirwa neza, ndetse n'andi magambo yabashije kuvuga ataragera kuri iri jambo rya 7. Hari andi majambo 6 yabanjirije iri rya 7 tugiye kurebera hamwe uko ari 7 yose, kugira ngo tumenye neza ndetse n'andi Yesu yabashije kuvuga ubwo yari ku musaraba. Ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka ibice 23 umurongo wa 34, Yesu arangije uko handitswe aravuga ngo bazamuka inyabihanga aho bita Igorogota. Mu kugerayo ngo bari bafite hamwe n'abandi bagabo babiri, abo
Bibiliya ivuga ibisambo bagiye kubabamba. Rero barababambye bageze aho ngaho i Nyabihanga i Gorigota, bamubamba ku musaraba. Kuri uwo murongo wa 34 haravuga ijambo rya mbere Yesu yavuze ngo data ubababarire kuko batazi icyo bakora. Ngo Yesu yarivuze niryo jambo rya mbere yavuze ngo data ubababarire kuko batazi icyo bakora, kuko ngo ntibari barasomye neza ngo basobanukirwe impamvu y'iryo jambo. Bo bisanze mu muhamagaro, bisanga muri gahunda yuko ari bo bari buze kuza kubamba umucunguzi wacu. Birangira rero ku iryo jambo rya mbere habonetse ngo avuze ngo data ubababarire kuko batazi icyo bakora, kandi koko ntabwo bari babizi. Iryo ni ryo jambo rya mbere Yesu umwami wacu umucunguzi yavuze. Ijambo rya kabiri nanone turi burisange mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka ibice 23 umurongo wa 43. Yesu arasubiza ati ndakubwira ukuri yuko uyu munsi turi bubane muri paradizo. Iryo ni ijambo rya kabiri Yesu yavuze ari bigiye igisambo cyari ku musaraba, ubwo bari bambamwe n'ibisambo bibiri, kimwe iburyo ikindi ibumoso. Kimwe kiza kumubwira ngo si wowe Kristo, dukize ikize natwe dukize. Ikindi gisambo cyari iburyo kirasubiza kiti uyu nguyu ni umwana w'Imana, arazira ubusa. Twebwe turahorwa ibyaha twakoze, twebwe turashinjwa ibiri ukuri, ariko uyu nguyu ni umwana w'Imana, arazira ubusa. Iryo ni ryo jambo rya kabiri Yesu yavuze. Ndetse icyo gisambo gihita kimubwira ngo Yesu nugera mu bwami bwawe uzanyibuke. Yesu yahise agisubiza ako kanya arakibwira ati ndakubwira ukuri yuko uyu munsi turi bubane muri paradizo. Iryo ni ryo jambo rya kabiri Yesu yavuze. Irya gatatu turarisanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 19 umurongo wa 26, aho yabwiye umubyeyi mubyara, aramubwira ati mubyeyi nguyu umwana wawe. Iryo ni ryo jambo rya gatatu. Ijambo rya kane ryane turi bubone mu butumwa bwiza bwanditswe na Mariko ibice 15 umurongo wa 34, Yesu abwira Imana ati Eloyi Eloyi lama sabakitani. Iri jambo ryari rivuze ngo mana yanjye niki kikundekesheje. Ijambo yarivuze kubera umubabaro yari amaze kugeraho, kubera umubabaro yari amaze kuba abona afite, niko kuvuga ngo mana yanjye niki kikundekesheje. Ijambo rya gatanu naryo turi buribone mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 19 umurongo wa 26. Yesu kugira ngo byose birangire, Yesu avuga ijambo ati mfite inyota. Amen, haleluya. Ijambo rya gatandatu ryo turi burisange mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka ibice 23 umurongo wa 46. Yesu aravuga ati, ndetse avuga n'ijwi rirenga ngo mu maboko yawe data niho nshize ubugingo bwanjye. Ijambo rya karindwi niryo twatangiriyeho dusoma mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 19 umurongo wa 30, ariho yavuze ngo birarangiye. Ijambo rero tugiye kuganiraho ntabwo ari yose uko ari arindwi turi buvuganeho cyangwa tuganira muri uyu mwanya. Tugiye kuganira kuri iryo jambo rya nyuma yavuze ryashojeje ubuzima, rivuga ngo birarangiye. Iri jambo ngo birarangiye nubundi mu busanzwe mu Kigereki ntago ariko ryanditswe rivuga ngo tetelestai. Ijambo tetelestai ry'Ikigereki niryo ryakoreshejwe mu zindi nyigisho cyangwa se mu zindi Bibiliya, mu zindi komanteri, rivuga ngo ni igikorwa cyangwa risobanura ngo ni igikorwa cyakozwe kigakorwa neza kikagera ku musozo kikaba kirangiye. Iryo jambo tetelestai rero niryo risobanura ari naryo rya nyuma Yesu yakoresheje. Iryo jambo tetelestai riva ku nshinga rivuga terewo, rivuga ngo ni igikorwa cyakozwe neza, ni igikorwa cyarangiye. Imana yacu nihabwe icyubahiro ko mu rugendo rwo Yesu yarimo ku ijambo rya nyuma ari ryo yakoresheje, bivuga ngo hari ibyari byakozwe byose byakozwe neza kandi byakozwe nk'uko byagombaga gukorwa. Iri jambo rero uretse kuba ari ryo mu Kigereki na mbere mu mico y'Abagereki ryarakoreshejwe
ryakoreshwaga ryarifashishwaga. Iri jambo ryarifashishwaga mu nzira zitandukanye. Mu bucuruzi ryarakoreshwaga. Iyo umuntu yabaga ari mu mwenda abereyemo undi muntu umwenda, iri jambo ryarakoreshwaga. Iyo yaje ari mu mwenda akakwishyura umwenda yarakubereyemo, iyo yabaga arangije kwishyura uwo mwenda, nibwo iri jambo ryakoreshwaga ngo umwenda yarabereyemo mugenzi we wishyuwe wose. Haleluya. Ahandi nanone ryakoreshwaga ni mu bigendanye n'igisirikare cyangwa se ku rugamba, igihe abantu bahanganye barimo barwana, bari urugamba rurimbanije, hakaza kuza kuboneka umwe mu bari badwanye utsinda. Igihe rero utsinda yabaga arangije gutsinda, niho iryo jambo nanone ryakoreshwaga, bakavuga yuko urugamba rurangiye. Urugamba, intambara yari irimo iba irarangiye, ni ukuvuga ngo urugamba rukarangirira aho ngaho. Mu bigendanye no mu ntambara, iryo jambo naryo mu mico w'Abagereki ryarakoreshwaga. Ahandi nanone ryakoreshwaga ni mu bigendanye n'ubucamanza. Mu bucamanza iryo jambo naho ryarakoreshwaga ngo birarangiye. Ni igihe abantu babiri babaga bagiye bari mu rubanza baburana, umwe ari kuvuga ati yaramuhoteye cyangwa se undi niyamuhoteye, bakaburana kugeza igihe abacamanza baza kuza kubonera ibirukuri ndetse n'ibihamya utsinda gatsinda. Niho iryo jambo nanone ryakoreshwaga ngo urubanza rurarangiye. Bivuze ngo babaga barangije gukorotira, intambara ikaba irangije kurangira, ndetse urubanza rukaba rurangiye, n'imyanzuro ikaba irangije gufatwa, ndetse n'uwari uri mu mwenda nawe yabarangije kuwishyura, n'umwenda we bakaba barangije kuwishyura, ngo umwenda wose wishyuwe. Haleluya. Iryo ni ryo jambo rero mu bigendanye n'amateka niko ryakundaga gukoreshwa. Mu rero Yesu arangije ari ku musaraba, ijambo rya nyuma nawe ararikoresha rivuga ngo birarangiye. Haleluya. Uyu munsi ndagira ngo tuganire ku ijambo rivuga ngo birarangiye. Haleluya. Na Yesu ubwe yivugiye ndetse agahera ko atanga, kuko yari umwami. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Kubera iki Yesu yakoresheje iri jambo ngo birarangiye? Kubera iki tugiye gusangira iri jambo ngo birarangiye? Kubera iki ari ryo twahisemo, ari ryo twumva riri muri twebwe mu mutima ribyigana, ndetse tukumva ari ryiza ngo turyumve? Kubera iki ryo twatoranije? Ni ukugira ngo ndetse n'abadukurikiye bose bagende basobanukirwa, bagende bamenya urugendo rwo gucungurwa kwacu, ndetse n'ibyari birurimo n'ibyari bigiye birugize, ndetse by'umwihariko n'amagambo umwami wacu Yesu Kristo yagiye akoresha. Muri ayo magambo 7 rero ntabwo yose turi buyasobanure, turi bwite cyane kuri iryo rya nyuma rivuga ngo birarangiye. Haleluya. Ijambo birarangiye ndangije kuvuga mu mateka ukuntu ryakoreshwaga, ndetse tugiye no kureba impamvu Yesu yaje nawe kurivuga, kurikomozaho. Haleluya. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Iri jambo ngo birarangiye ni ijambo rya nyuma, ariko biragaragara yuko iri jambo nubwo ari irya nyuma hashobora kuba hariho n'irindi. Yohana wa mbere igice cya mbere ho aratubwira ngo mbere na mbere hariho jambo, ni ukuvuga ngo n'uyu nguyu jambo, uwo nguwo ari we Yesu Kristo. Na mbere yuko iri jambo rya nyuma riboneka, na mbere yarariho. Bibiliya ikambwira ngo nta cyaremwe kitaremwe nawe, kandi byose byaremwe nawe, biremerwa muri we. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Ndashima Imana kubwira ijambo, ngira ngo buri umwe wese yumve iri jambo kubera iki ryakoreshejwe. Benshi bakunze kuryibeshyaho ndetse bakavuga ngo Yesu byose ku musaraba yarishyuye. Nibyo koko yarishyuye, ariko nta mpamvu yo kuza gukoresha iri jambo nabi ngo birarangiye. Uri bujya gukora icyaha ngo Yesu byose yarishyuye, kandi atazi neza impamvu iri jambo umwami Yesu yarivuze. Ajya kurivuga yaravuze iki? Ajya kurivuga yaragamije iki? Niyo mpamvu nanjye narizanye ngo twumve iri jambo Yesu yavuze ngo birarangiye yarashatse kuvuga iki. Haleluya. Ariko hakaza kuza kuba hatakongera umuntu uwo ari we wese wihandagaza agapfa gukoresha iri jambo mu buryo butari bwo. Haleluya.
Haleluya. Yesu yavuze ngo iri jambo rirarangiye. Amina. Ngo no mu buzima busanzwe rikunze gukoreshwa. Umuntu ngo ashobora kuba yabarangije kwandika igitabo ngo yabikoresha ngo iri jambo birarangiye, cyangwa se ndangije igitabo kuba barangije amashuri. Umuntu ashobora kuba arangije kubaka inzu agahita avuga ati ngewe ndabona nujuje inzu yanjye ko nabyifuzaga, ndasa naho mbirangije. Imana yacu nishimwe. Haleluya. Imana yacu nishimwe. Hari impamvu Yesu rero yakoresheje iri jambo. Amen. Hari impamvu Yesu yakoresheje iri jambo ngo birarangiye. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Iri jambo ryakoreshejwe bwa mbere kugira ngo risobanure umurimo n'urugendo byo kuducungura, umurimo n'urugendo byo kuduhuza n'abantu n'Imana, ari ryo Yesu yakoresheje ngo birarangiye. Ari bwo ashatse kuvuga ngo urugendo nari narajemo rwo gucungura umuntu rurarangiye. Ibyariho byose nta gitambo cyabashije kuboneka kibasha gukuraho ibyaha, none urugendo rwanjye rwo gucungura umuntu ndurangirije ahangaha. Icyo nicyo gisobanuro cya mbere, nuko yarikoresheje ashaka kugaragaza neza yuko urugendo rwo gucungura umuntu ageze ku muherezo cyangwa ageze ku musozo warwo. Amina. Ijambo rya kabiri nanone rivuga impamvu Yesu yakoresheje iri jambo ngo birarangiye, ni ikigendanye n'amasezerano ndetse n'amategeko ndetse n'abatambyi ndetse n'ubutambyi ndetse n'ibitambiro byariho yari yarasezeranye. Imana yari yarasezeranye na Mose mu mategeko, cyangwa se icyo bita covenant, Mosaic covenant. Baba bagaragaza ukuntu ibigendanye no gutamba uko bizajya birakorwa, ibigendanye n'abatambyi uko bazajya barabikora, ndetse naho bazajya baratambira uko bizajya birakorwa. Ibyo bintu bigendanye n'ibitambo rero ngo ndetse ari izinama ari intungura, ndagira ngo nkubwire ngo nacyo icyo ngicyo Yesu avuga ngo birarangiye yararangije kukivuga. Ndibaza nk'uyu munsi bavuze ngo twese tugiye kubabarirwa, hari uko tugiye gushaka inuma z'intungura. Ndibaza umuntu yakwirukanka kilometero zingahe, umuntu yakwirukanka bingana iki, umuntu yabyamusaba kuguruka bingana iki kugira ngo abone iyi numa. Ese aramutse ayibonye ko abantu turi abanyabyaha, twese tugasabwa kujya gushaka izi numa, ko twese bigaragara ko turi abakene, inuma twazikura hehe? Ese bavuze ngo tugiye gushaka ibimasa twabikura hehe? Ese tugiye kuvuga ngo tugiye gushaka imfizi twazikura hehe? Ko harimo abantu batanoroye, harimo abantu badafite amatungo, aya matungo twayakura hehe? Yesu avuze ngo birarangiye. Ibi bintu bigendanye n'umutambyi, bikagendana n'igitambo, bikagendana n'aho batambira, byose yarabirangije kuko yarabashije kuba igitambo gikwiye. Haleluya. Igitambo cyemewe imbere y'Imana. Haleluya. Igitambo gishimwa mu maso y'Imana, igitambo Imana yanezerewe. Haleluya. Cyuzuye kidafite inenge. Ibindi byo kwari ugushakashaka, kandi wagombaga kuzana ngo niyo nyamaswa itanakomeretse, itavunitse, ari nzima. Ibaze iyi numa umuntu yayifata ate? Nizisanzwe z'uyu munsi kuyirukankaho ntago wapfa kuyishyikira. Ikindi nanone gisobanura ibigendanye n'ijambo rivuga ngo Yesu yarabirangije, ni ijambo nanone rivuga ngo ajya kubambwa ku musaraba. Yagiye ku musaraba ubundi habambwaga ikivume. Haleluya. Habambwaga ikivumwe, habambwaga uwanzwe, habambwaga umubi, habambwaga umugome, habambwaga uwo rubanda wese bavuze bati uriya yujuje ububi. Ajya ku musaraba rero ndetse nawe akaba ikivumwe, kwari ukugira ngo dukurirweho kuba ubuvume kubigendanye n'amategeko. Amina. Umuvumo w'amategeko mu magambo make. Icyo nacyo twari turangije kugikurirwaho. Imana yacu nishimwe. Ikindi nanone Yesu avuga ngo birarangiye. Ikindi yarashatse kuvuga ubuhanuzi bwose bwari bwarahanuwe, uko abahanuzi bari barabivuze, ba Yesaya barabivuze mu bice 53 bari babivuzeho kubigendanye n'ukuntu azapfa, ibigendanye n'ukuntu intambara yo kugira ngo aducunge izagenda. Ibyo byose nabyo Yesu buhanuzi bwarasohoye ukuntu urupfu rwe ruzagenda. Nubwo buhanuzi nabwo bwari bwujujwe, niko nawe yahise avuga ati birarangiye. Imana yacu nishimwe. Ikindi nanone gisobanuro kigendanye n'ijambo bivuga ngo
birarangiye ni ijambo nanone rivuga mu kugwa k'umuntu cyangwa se icyaha, cyangwa Adamu na Eva bamaze gucumura, umuntu yahise agira kamere y'icyaha, abasha gutandukanya hagati y'ikibi n'icyiza. Ariko noneho kubera iyo kamere, buri muntu wese niyatekereje aracumura, iyo avuze aracumura, iyo akoze aracumura. Kugira ngo iyo kamere iveho rero yo gucumura, ndetse twambare kamere nshya ariyo tubonera muri Kristo Yesu, ariyo itubashije gukora ibishimwa, ariyo itwemerera kuba abana b'Imana, ariyo itwemerera kuba ibyaremwe bishya. Naho ngaho iyo kamere yarayitsinze. Bityo ahita akoresha iryo jambo ngo birarangiye, ku bigendanye no kuvuga iryo jambo ngo urudufare nature, cyangwa se ibigendanye na kamere y'icyaha arayitsinze. Imana yacu nishimwe. Ikindi nanone kigendanye no kuvuga ngo birarangiye, Yesu yasobanuye cyangwa se yavuze, ari naryo jambo rya nyuma yakoresheje, ni igihe yarashatse kuvuga ngo ubutware n'ububasha Satani afite ku muntu nta kibumufiteho. Haleluya! Imbaraga zose ndetse za Satani ku muntu Yesu yarazisenye. Yesu yarangije izo mbaraga zose za Satani ku muntu, kumutwaza igitugu, kumuyobora uko ashaka, ntabwo bikiriho. Yesu yarabirangije. Niko kuvuga ngo birarangiye. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Irindi jambo nanone rindi rivusobanura Yesu yarabirangije, n'ahantu Yesu nanone bigaragara yuko muri uko kuvuga iryo jambo ngo Yesu yarabirangije, n'itandukaniro ryari hagati y'Abayuda ndetse n'abanyamahanga ndetse n'Abayisiraheli ndetse natwe amoko yose, indimi zose, twari dutandukanye, ndetse no kumugisha ntitwari kubonaho. Ariko kubera iryo jambo ngo Yesu yavuze ngo birarangiye, ari umunyamahanga, ari uwizeye uwo ari we wese, amina, afite uwo mugabane n'umwana w'Imana. Imana yacu nishimwe. Afite uwo mugabane wo kuba umwana w'Imana, afite umugabane wo kwitwa umwana w'Imana, agakorera Imana, kandi Imana nayo ikanezererwa. Itagendeye ngo ni umunyamahanga, itagendeye ngo ni umuyahudi, itagendeye ngo ni umuyuda, oya, buri umwe wese yakwigererayo. Imana yacu nishimwe. Iryo ni ryo jambo ngo birarangiye, n'ubusobanuro Yesu yavugiye ku musaraba, ari ryo jambo rya nyuma Yesu yagize ate yakoresheje, nk'uko tubonye, ndetse n'ubusobanuro. Imana yacu nishimwe. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Imana yacu nishyirwe hejuru. Arangije aravuga ngo birarangiye. Haleluya! Birarangiye kuko urugendo rwo gucungura umuntu rugejeje ku musozo. Amina, amina. Yohana ngo ararira amaze kubona ko nta waboneka wo gucungura umuntu. Yohana ngo ararira amaze kubona yuko mu bamarayika habuze n'umwe. Yohana ngo ararira amaze kubona yuko mu bizima bine nta n'umwe. Yohana ngo ararira amaze kubona yuko mu bari mu isi bose nta n'umwe wo gucungura umuntu. Ariko ngo marayika aramubwira ngo humura Yohana, intare yo mu muryango wa Yuda, ari uyu Kristo aranesheje, agiye kumenagura ibimenyetso, maze urugendo rwo gucungura umuntu rutungane, maze urugendo rwo gukiza umuntu ngo akurwe muri ubwo bubata, umuntu abigereho, maze asigare agendera mu nzira yo gukiranuka ndetse no kwera. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Ndashima Imana kubwira ijambo yuko Yesu yemeye kwishyura ikiguzi cyose. Haleluya! Yemeye kwishyura ikiguzi cyose. Narimo ndi gusomera ijambo ngo ari ibisambo byaramututse, ari ababi baramututse, abatambyi baramututse, ati ngaho niba nawe uri umwana w'Imana, ikure kuri uwo musaraba, natwe tukwemere, natwe dukize. Ariko yari afite icyo yaje kushaka, yari afite icyo yaragambiriye, kwari ugucungura ngewe nawe. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Kwari kugira ngo aturengere, duhabwe ubugingo, ndetse tuba abana b'Imana, dukorere Imana isumba byose, natwe twandikwe mu gitabo cy'ubugingo, natwe tuzaraga ubwami bw'ijuru. Ubundi rero uru rugendo natwe tuzarugereho. Haleluya! Ngo Yesu arangije gutanga rero, akimara gutanga, ngo hari ibintu byahise bivuka ako kanya, ngo hari ibintu byahise bibaho ako kanya, akimara kuvuga iryo jambo ngo birarangiye. Imana yacu nishimwe. Haleluya!
ngo birarangiye. Kubera iki yavuze ngo iryo jambo nanone ngo birarangiye? Ngo yarabivuze ngo ako kanya ngo umwenda ukingiriza ahera ho mu ijuru utabukamo kabiri, uhereye hejuru ukageza hasi. Isi ngo iratigita. Haleluya! Isi ngo iratigita, umutingito uraza, ibitare ngo byari bikinze birakinguka, ibituro byari birimo abantu birakinguka. Intumbi ngo z'abantu ngo bari barapfuye bera bakijijwe cyangwa se bizera ari intungane, ngo abo ngabo baza kuboneka. Ngo maze ngo umutware ngo wari urahangaho, wari uhagaze aho ngaho, aravuga ngo koko uyu yari umwana w'Imana. Haleluya! ngo uyu koko yari umwana w'Imana. Uyu munsi rero ndakubwira iryo jambo ngo birarangiye. Wa wundi warikoresha gukora itari rifite ubusobanuro bwimbitse mu byanditswe byera, rifite ubusobanuro buremereye bukoze cyane, ndetse rifite ibyo rihishe muri ryo. Icyubahiro n'ikibi cy'Imana yacu. Kristo warakoze. Haleluya! Kristo warakoze kuza kuducungura. Waremeye n'ukuri uratukwa, imyenda bakwambika ubusa, nyuma barangira bayifindiraho. Imyenda yawe barangije babona yuko ugomba kwambara ubusa, uratukura ihangana. Ikamba ry'amabona ari ryo rigukwiriye, iryo ngiryo aba ari ryo bakwambika. Babona yuko bagomba kugutera imisimari, mu birenge barayitera, ngo umwe barawutwara, mu biganza naho barayitera, kugira ngo uducungure. Ngo imibyimba ye niyiduhesha amahoro, niyiduhesha ubugingo. Ngo yaremeye ngo amera nk'uwanzwe na Data, ariko ngo igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we. Imana yacu nishimwe. Ndashima Imana yuko yemeye kuducungura. Kristo yemeye kubabazwa uriya mubabaro wose. Kristo yemeye gukubitwa ziriya nkoni zose. Kristo yemeye kuzamurwa kuri uwo musozi kugira ngo abe kivume, ariko twebwe tuvumurwe, ngewe nawe. Imana yacu nihabwe icyubahiro, abikore ngo twebwe tuba abana bisumba byose, tuba ubwoko ishyanga ryera, ab'Imana yaronse kandi bagomba kuyikorera. Izina ry'Imana yacu nirihabwe icyubahiro. Kristo turagushimiye ku musozi aho ngaho inyabihanga, aho ngaho waducunguriye. Turabizi neza ntabwo byari byoroshe, ariko warabikoze ugera ku musozo. Izina ryawe n'ukuri nishimwe hejuru. Natwe tuzajya twiricara tuvuge ngo warakoze Yesu, tuzajya tutambuka tuvuge ngo uragahora ku ngoma. Ngo barangije ngo niryo kamba bararikwambika, ngo hejuru yabandikaho ngo uyu ni umwami w'Abayahudi. Umutware nawe araza ngo ya ngo nimukureho, ngo ni mwandiko wiyise umwami w'Abayahudi, ariko wari umwami. Haleluya! uyu munsi uriwe, n'ejo uriwe, uzahora uriwe. Icyubahiro n'ikibi cyawe. Haleluya! yaba kuba kwemera, yaba kuba atakwemera, uyu munsi uri umwami, kandi uyu munsi turahamya tubyeruye yuko uri umwami. Ndasengera umuntu rero utarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, kugira ngo mubwire neza yuko kugira ngo ube umwana w'Imana, iyi nzira yo kumwemera nuko kiriya gisambo cyabikoze. Ngo twebwe ntabwo twizera, ariko twe turazira ibyo twakoze. Ndagira ngo nkubwire ngo urubanza ndetse n'igihano ndetse n'ibyari kuba kuri twebwe byose Yesu yarabyishyuye. Ahasigaye rero ndasengera uraba wumvishije iri jambo, akumva kozwe ku mutima, akumva ndetse n'aya magambo 7 by'umwihariko irya nyuma rivuga ngo birarangiye. Impamvu Yesu yarivuze, impamvu Yesu yaribumbuye mu kanwa akavuga ngo birarangiye. Maze dusenge nawe ubone ubwo bugingo bw'umwana w'Imana, uhabwe umurage, ijuru rikumenye, ndetse n'icyo ukoze cyandikwe. Umunsi tuzaba tugeze mu bwami bwo mu ijuru, nujya guhembwa cyangwa se ninjya guhembwa, nawe uzahembwe. Ngo Kristo azabumbura igitabo ndetse ahamagara abe bose bamwakiriye, ariko ngo hari ijambo azavuga ngo Data cyagiye igihe nari ku musaraba, igihe banyambikaga ubusa, igihe iriya misumari nayiterwaga, igihe banyambikaga ikamba, igihe banukaga, igihe ziriya nkoni zankubitwaga, n'uyu nguyu nashakaga, ni ngewe nawe yashakaga, ni wowe aho uri hose yashakaga. Ntacyo bitubwiye ku byaha twaba twarakoze. Ni ikisabwa ni kimwe gusa, ni ukuvuga ngo Yesu wagiye ku musaraba ari ngewe ushaka, Yesu wagiye ku musaraba ari ngewe uri kugerageza ngo nanjye mpindukire, ari ngewe uri gushaka ngo nanjye nkuhesha agaciro. Izina ry'Imana nirishimwe. Ngiye gusenga rero kuba ari we wese wumvishije iri jambo akumva agaciro k'aya magambo 7.
ndetse akumva n'impamvu Yesu yakoresheje iryo jambo ngo birarangiye, kugira ngo twese tuzahabwe umugisha. Ntabwo twifuza ko hazagira urimbuka, ntabwo wabyifuza. Sinabyifuriza umubyeyi, sinabyifuriza umwana, sinabyifuriza umupapa, sinabyifuriza abo tuvukana. Nawe uneze amatwi undeba sinabikwifuriza. Oya, ahubwo turagira ngo tuzabane mu bwami bwo mu ijuru. Data nawe ngo azatugaburire, ngo azaduhereze, na Kristo azavuge mu mazina yacu ngo aba nibo nameneye amaraso igihe nari ku musaraba, aba nibo nari naje gushaka. Yo haleluya, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Tugiye gusenga, ariko mbere yuko dusenga tugiye kubanza wowe wumvishije iri jambo byibura usubiremo aya magambo, uvuga uti mwami Yesu, ndabyemera naracumuye, kandi ibyaha byanjye nibyo byagushize ku musaraba. Ni njyewe ibyo nakoze, ni njyewe ni ibyanjye kandi byatumye ubambwa. None mbonye umubabaro wagize ku musaraba, nemeye kugukurikira, nemeye kukwakira. Mbabarira ibyaha byanjye uko byaba bisa kose, ngo nubwo byaba bisa tukutukutuku urabihindura ukabigira umweru nka sheregi ndetse nk'urubura. Nsengeye mwami buri umwe wese uwo nguwo dusubirane n'amayo magambo, kugira ngo mwami aguhindukirire, avuge ngo yaracumuye, nawe uze kuza kumubara mu baragwa, mu bazahabwa, mu bazahamagarwa, mu bazagenerwa ibyiza. Imana iguha umugisha wowe wumvishije kandi wemeye kwatura ukemerera Imana kuvuye muri ibyo byaha, izina ryawe ryandikwe mu gitabo cy'ubugingo. Uwiteka Imana yacu, dusengeye abaduteze amatwi bose, dusengeye abadukurikiye ku Ikamba Karuvari TV, ngo ubahe umugisha kubw'ijambo ryawe. Ijambo ririmo iryo twumvishije, umugisha uri muri iki cyanditswe, ngo byose birarangiye. Reka mwami mwiza ubagereho, igitugu na Satani ni ukuri ubabohore, bagendane nawe, bakwishimire, bakunezerererwe, bamenye umurimo wakoze uri ku musaraba. Ari abakwakiriye, ari abari hafi, ari abari kure, abatarakwakira, nabo turabasengeye ngo bazirikane neza yawe. Bumva ukuntu Yohana yariraga, bumva ukuntu yatabazaga, bumva ukuntu yari arimo aboroga, ari kugira ngo dukizwe. Mwami turagushimiye kubw'ubuntu bwawe, kubwo kwemera kwitanga, kubwo kwemera kuza muri iyi si yanduye, iri mu bugome, irimo ibibi byose, ariko waremeye uradukiza. Izina ryawe nirishimwe. Mwami turagushimiye, komeze gushyirwa hejuru. Dusenze icyo twiringira izina ryawe Yesu Kristo umucunguzi wacu. Amen.